ngo nubwo umuntu bita Godwin Odibawuzi shaka izingaza umupira pe uno mukinyi wihuta cyane kandi unatsinda dribbles arakipasa mpaka atsinze mu izamu ngarawuzi ku bantu bareba AP barabona niwe mukinyi mu bakinyi bose ya Chris uri ku rwego rutandukanye n'urw'abandi ariko uyu Tidibere we ngo rwose ngaracyaremereye umuntu bitajije Ben ngafite umwanya. Ikipe ya APR Football Club yamaze gutangaza nyine ko yasinyije abakinnyi kwa kubatangaza tubizi ko baje Godwin Odibo umukinnyi bakuye mu ikipe ya Sporting Lagos imyaka 26 basinyije batangaje Nobodo Johnson Tidebere uvuye muri Enugu Rangers imyaka 20 n'umunya Nigeria n'umukinnyi nyine hagati mu kibuga witwa Mamadou Lamine Ba wakinaga mu ikipe ya Olympique de Beja yo mu gihugu cya Tunisia. Iyi kipe ariko kandi igomba kwitabira Simba Day. Yes, igomba kujya muri Simba Day ku munsi w'ejo nibwo rwose bazahaguruka. Ubwo rero ku munsi w'ejo rwose ubwo bakoraga imyitozo ndetse banamaze n'iminsi bakora imyitozo ubu tuvugana ameze nk'umuntu umaze iminsi uri imyitozo ikipe ya APR. Muri APR yarimo iki cyane ku burya abantu ntabwo babona umwanya wo kuyireba cyane ko yitaruye umugishorongi ntabwo abantu bajyayo. Inkuru ya mbere iri muri APR yitwa Mamadou Lamine Ba yaravunitse yagize imvune muri Xavi Pichura mukandagira imyitozo nibisanzwe ko abakinnyi bagirana contact ubwo Xavi ye ntabwo rwose imwemerera kuzakina Simba Day. Ubwo ko bari bamutegereje kuzamubona ku mukino ku gatandatu bakina na Simba amahirwe menshi nuko Mamadou Lamine Ba ntabwo azagaragara mu mukino kubera iyo mvune iyo muri Xavi. Hanyuma kandi bwaribonye ko Yunusu ku mukino wa nyuma bakinagamo n'ikipe ya Red Arrows wa Sekafa yasose mu kibuga yavunitse urutugu. Kuri ubu ari gukora imyitozo full nubwo ari gukora yambaye kakanu gafata urutugu ariko ari gukora rwose umukino azawukina imvune ye ntabwo ikanganye kubera ko umutoza burya ngo ku bantu bari imyitozo atekereza ko bishoboka cyane ko yakina style ba defenseur batatu inyuma ari mpamvu rwose mu myitozo ahubwo anyuzamo mu ikipe isanzwe ibanzamo agashyiramo Aline Suwane byumvikane neza haba harimo na Yunusu ari Yunusu wanakazamo gufatanya nabo mu gihe bagiye gukina system ya defenseur batatu. Ikindi mwarabibonye ko uwo bita Ishimwe Jarene byateje ibibazo. Ubu Jarene tuvugana azakina Fazari mu kipe ya Marine ntabwo azakina muri APR cyangwa se Mukura kuko burya Mukura nubwo yamusinyishije ariko nta mafaranga yamuhaye nta na release leta bari bafite. Ayo makuru gose ejo narayamenye hari umuntu wo mu ntare wabimbwiye nta release leta bari bafite ivuye mu ntare nta n'amafaranga batanze niko akuno sinyisha umukinnyi ukamwemera kuza mu mafaranga nyuma. Ubwo rero APR burya ngo yari bubyuka imuhamagara agahurira n'abakinnyi ba APR Ishyorongi urabizi ko bari kuva muri Sekafa akaza gukora imyitozo yari buze pe ariko ngo abantu muri APR byarababaje basa naho bamuhaye igihano baramubwira ngo warahubutse cyane gukora ibintu utatubajije ubizi ko ukiri umukinnyi w'intare kandi wahembwaga n'ikipe ya APR bahanye umukinnyi uvuga ngo yari umukinnyi w'intare iyo bahana bo mu ntare barize nkwereka ariko bazagira iki icyo bamubwiye yari umukinnyi w'intare ukina muri Marine uhembwa na APR byumvikane neza. Ubwo rero uyu mwana bamubwiye ngo aya mezi 6 ya mbere uzakina muri Marine abantu bamenye ukuri niko kuzabatura urumva. Ubwo rero bamenye ukuri niko kuzabatura ariko uko kuri nuko atazakina muri Mukura nta kibazo azakina abantu bamenye ukuri niko kuzabatura. Icyo mvuga hano rero bidasubirwaho umukinnyi bita Pichu yamaze kugirwa umufullback kuri gatatu mu myitozo. Pichu akina kuri gatatu myitozo bakora abari kuri gatatu aho yakina no mu kipe nationale bizika akina Pichu Ismael bivuze ngo niwe backup ya Claude muri APR kugeza igihe bazabonera undi nimero 3 ubwo wenda igihe bazana Jarene cyangwa se bakabona n'undi ariko kugeza ubu ngubu abakinnyi babiri bakina kuri gatatu k'ikipe ya APR ni Claude ugomba kubanzamo nka capitaine igihe adahari bagakinisha Pichu. Jarene yahanishijwe kubanza gukina amezi 6 muri Marine nabanza kina amezi 3 muri Marine ngazaza mu kwambere ngazaza mu kwambere Claude yamaze gutya kwari kugira ngo bakemure yamaze gufata kuri gatatu yakabye APR yanze kujya muri kumva ngo irimo irahangana na Mukura baravuga batereka tumusubize mu ikipe ya Katibito abantu banga gushyira abantu yakoze amakosa akomeye cyane. Umwana n'umwana nyine wahembwaga na APR ariko ari hehe muri Marine ariko kandi akabarirwa nk'umwana wakuriye hehe mu ntare umuntu wanegosiriye rero na Mukura ni Katibito n'amafaranga yari yari ikintu nibaza muri Mukura bigeze babona release leta ivuye mu ntare kuko umukinnyi muri cyane kugira ngo asinye agomba kugaragaza release leta nta kipe yakora ubusazi bwo gusinyisha umukinnyi ufite release leta kandi agifite amasezerano umuntu wagombaga kubigeraho ijambo kandi wanarigizemo byose ibintu biri ku mutwe w'umuntu umwe n'umuntu bita Katibito
ntabwo njye n'imbuga umukinnyi yagiye gukora imyitozo mu aperi kipe ya irarengana Mukura. muri iyi kesi aperi si bya bindi njya mbona abantu ngo aperi ngo igeraga mu gatuza ngo iraza ngo kwempoza abantu ngo ibintu ngo bitari ukuri ngo bitanyuze mu mategeko. Ibyo ni byo umufana yakwivugira. aperi nta hantu ihuriye n'iyi kesi. umuntu wa kabiri udafite ahantu afitemo ikosa ni Mukura. Management ya Mukura yakoze ibintu byose, process zose zisabwa ngo ibone umukinnyi. Ninde muntu wagombaga kugira ijambo? Ni umuyobozi w'Intare. umuyobozi w'Intare ninde? Ni Katibito. Negociation zarakozwe. Ibihamya birahari. Amafaranga baremeranyije. Niba Katibito yumva mubeshyera azavuge tubishyire hanze konje barabimpaye. turabifite no gusena Mukura chati zirahari, voice note arahari, yagiye Butare barahuye. Ni ibintu bizwi. Wewe nicyo takoze no gufata amafaranga. Katibito ati atandaga wenda atatekerezaga amafaranga yo kuyafata mu gitondo. Ahubwo Katibito ntabwo yarazi ko ishimwe jane ari umukinnyi muri Karimba wakenerwa na APR. Yafashe umukinnyi aramwanda estimate. Katibito yabonye uburyo APR iri kwigurira abanyamahanga. Yego. Abona igihe Sekafa ntimubajije umupeti. Abona iragarutse ntimubajije umupeti. Aravuga ati ndamutse kandi ubwo na Muhazi yari yakaniye mushaka. Muhazi yari muri bubi. Agize atya agiye Butare. Ese Intare zikorera he mubaza ikibazo cyoroshye? Azikorera i Butare. Intare Yes. zikora Kicukiro. Oya. Intare zikora Kicukiro. Ofisi yabo nkuru. Ibiro. Ibyicaro bikuru. Ibiro. Baba barihuye. Ni ikipe bezi Huye. Intare bari rwihuye. Ari ayaje ku myitozo ya Mukura. Ni no kwirebera bafite ibiro. Yibwiriye umuntu witwa Katibito. Katibito yibwiriye MD wa Mukura. Ati SMD. Iyi gatatu yanyu. Ashakaga kugura umukinnyi w'umunyamahanga wo mu Burundi kuri gatatu. Ugomba kuza gutanga challenge. Anzenga bihera umwana z'umupira. Kunezi ko APR yamukenera ikabita mukeneye itari yamubura. Abati okay hatameza ate amubwira niba hari abantu baba baza abakinnyi MD wa Mukura aza abakinnyi. MD aza abakinnyi. Wibaze ko MD wumve noneho ukuntu ari n'ibintu byoroshye kumva. Baze ko MD wa Mukura yanabwiye umutoza yabwiye Rotfi aramubwira ati waretse tukagura umukinnyi. Afahami arabanza bati no ntago muzi muzana murebe imyitozo. Ntago muzi. Bafashe video ze bazohereza Afahami arabati nabonye muri video ntari binaza kore tize. Yakoze tize cyumweru. Yakoze cyumweru cyose muri Mukura atarasinya. Agora Mukura ziko yakoze kosa. Katibito abizi ibintu. No, ariko ni Katibito. Mukura yiberetse kumutangaza. Iyo ibe yicecekeye ikabanza kazamutangaza byarangiye. Kandi bagomba gutanga amafaranga mu Butare mu gitondo. Bagomba kumutangaza amafaranga amafaranga. Uvuganye n'umuyobozi w'Intare. Umukinnyi ni uw'Intare. Yarezwe n'Intare. Si ikibazo ni ki? Wumvaga ari uwawe. Ariko noneho ngusetse ikintu gitangaje. Afande shaje bundi wumve ibintu bijya kuba hacamo iminsi nk'ibiri gusa bikaba. Mukura yagiye kumutangaza cyagiye Afande shaje yadutumiye muri ya APR. Nibwo nari kumwana nyamara kuri gatatu mufite ikibazo ariko umwe ati uyu Pichu ngo akina gatatu kanambaza atari ko rugaje ibi n'abantu bambwira ngo Arsene yakinaga gatatu muri Rayon nibyo tambwana yari rimwe yakinnyeho ntawamenye ngo nari naramubona hakina ngo ahita ambwira ngo ariko dufite abana babiri reka ngo nk'ibyo umbwira nabwo ko defense adafite abakinnyi buzuye. Arambwira ati nk'ibyo umbwira kuri gatatu ati twafata Jarene ati mutuma defense dufite umwana yitwa Hirwa uri muri Marine wabaye hehe muri Rayon Sport yari gukora wallahi nyibo nimutangaje nese mvuga ni muri Raza kwa Kinyarugenge no kuri Rugaju Gano Sport mu kiganiro nakoze navuze ndi umwana mukuru itangaje n'imbirimbiri na APR byarangiye bite APR isoza Katibito umwana agiye Butare go kuburi Mukura ugeza ngo abakinnyi utabashije mutanga rwose amafaranga umuriro umwatsi wa Katibito ndabihakanye. Katibito yabwira ati we rudi nyumbani we kijana uri umusazi wari fata kwitokanye nta ubashije Pauronga tujihano jya muri Marine subira muri Marine hano wa mugani wa kwizigira nuko ndita ishobora kuba yarabimenye kanga kubyinjiramo ariko dossier umucero haye ibintu umuntu wari ubirimo ni Katibito ariko nawe wenda sinamurenganya yumvaga perita mu gihe ikibazo rero kiba gihari cya kindi RBA ivuga ikibazo ni amakuru cyane n'amakuru reka dusoze ngo nubwo umuntu bita Godwin Odiba wuzi shaka izingaza umupira pe ngo umukinnyi wihuta cyane kandi unatsinda dribbles arakipasa mpaka atsinze mu izamu ngarawuzi ku bantu bareba AP barabona ni wa mukinnyi mu bakinnyi bose yari Chris uri ku rwego rutandukanye n'urw'abandi ariko Utidibere we ngo rwose ngaracyaremereye umuntu bitaje Jibere ngafite umwanya Utidibere ngo ukina kuri 11 ntabwo rwose ari kuri rwego rushimishije cyane ko wenda yaramaze iminsi adakina ariko rero ngo umutoza nyuma y'ibyo byose abakinnyi bakinye finali babanjemo uribye imyitozo nibazahinduka kuri Simba Day nibo bazakina nibo bazabanzamo barabasegonda makemba pe ya kipe ya kaye mu cyiciro cya kabiri mu Faransa itanze miliyoni